Hello. Hello. Hi. Hi. Amakuru yawe? Sawa. Umeze neza? Yego. Ugiye muri iki cyerekezo se? Yego. Mwaretse tukabaha lift. Tukabagezayo aho muti. Ndabagoye? Ba nta kibazo. Njya mu modoka. Najya nkubwiye ko nishimiye kumenyana nawe byanshimishije cyane ubwo mu rugo mpamenye ariko kugira ngo tujye dukorana ibyo byose nzajya gukenera nawe nkenere reka nguhe amafaranga urabona uzagira ikarita tuni dukeya cyane no kugira ngo ujye wikora ikarita ariko ndajya umpe nimero hanyuma noneho nanjye nguhe izindi ibyo byose nzajya ngutumira unkemurire ikibazo umuntu mukuru nawe urabyumva nka nimero yawe nzajya nguhamagara tuganire ndi umuseribateri mba njyenyine nta kibazo urumva rero tuzajya tugira icyo cyose nzajya nguhamagara merci nimero yawe urakoze ugeze mu rugo buriya tuzavugana nanjye nari nshitse muhira sawa turi kumwe ariko nakwishimiye uri na mwiza pe nakwishimiye cyane uri umwana mwiza pe kandi nabyizeye ko tuzaba inshuti nziza nizi ngizi thank you ni kuri WhatsApp saa merci mwana namwishimiye ni mwiza shaho ninjye nawe twigendere Hello. Bite sebe. Umeze neza. Shanaye ndaho. Urankumbuye kurusha uko nkukumbuye. Cyane nkawe. Nje ndakurusha rwose uko numva ngo kumbuye ndanagushaka. Ufite gahunda se? Nje mu rugo. Mvuye Gisenyi ndumva naniwe ariko nkubonye wenda umunaniro washira mvuye Gisenyi hari utuntu nakuzanira uratubona kandi turagushimisha shafata moto rero kubera ko ya modoka umushoferi yajyanye mu garage ndayishyura merci. Ouais. Merci. Oui, entrez. Oh, my sweetheart. Ça va? Ça va
Fabia amakuru yawe umeze neza? Ego. Meze Neza neza. nyinshi. Karibu. Ça va bien. Meze utese? Sawa nje ndashimye. Nari ngukumbuye. Shana nje nenda gukumbuye ariko nawe bari Kuva cyagihe. Ni ngombwa guhamagare gusa ntiwampamagara. nyene kubera uribuka ko cagiye twahuye tutaramenyana neza guca njaho nkaguhamagara ariko nta kibazo kuba wampamagara urabona ko navyubashe. Amakuru y'iminsi se? Ni sawa. Mu rugo bite ubuzima? Muhira ntibimeze neza. Nta kibazo se? Ibintu biba ari struggle. Ariko ujya umbwira ikibazo kiri. Ujya umbwira ikibazo icyo ari cyo cyose uba ufite. Ngewe ndi tayari rwose. Ntacyo ugomba kumburana. Nta kibazo. Nta kibazo na kimwe. Ikibazo uzajya ugira cyose ujya umbwira. Nge ndahari ku bwawe. Kabisa. Sinakubwiye ko nakubonye kagushima. Ikibazo urabizi ko Wowe mbwira ntugire ikibazo umbwira. urabizi ko gaze iba yaraheze. Gaze? Kandi amafaranga yo kwishura inzu haba hageze. Oya. Ibyo ni ikibazo toto. Ntibikagutera ikibazo na kimwe. Nge ndahari ku bwawe be. Kabisa. Rwose ntugire ikibazo. Ariko rero nge mfite ikibazo. Ibyo byose nzajya mbikora ku bwawe. Ariko se nawe uri tayari kuba hari icyo wankemurira? Nta kibazo, ibintu byose ni mpandaguhe. Nicyo rero nari nguhamagariye, numvaga ntameze neza ariko numva ngukumbuye. Ndavuga nti ndabona uri kurabona agafilme. Agafilme keza k'urukundo. Uri tayari se waje witeguye? Nuko mbavuga ati mfise isoni. Oya, ntukangireho isoni. Ngewe ndahari kuri wowe. Ikibazo icyo ari cyo cyose uzajya ugira, ujye umbwira. Nta kibazo. Ntukangirire ikibazo. Narishatse kohereza amafaranga ariko ndavuga ntireka manze uze ngutumeho. Nari mvuye isafari ariko numva uyu munsi ngukeneye. Nta kibazo se? Uri tayari? Nta kibazo. Ngewe ndakubwiye ngo mfite amafaranga yagura n'ubutaka. Nushaka nzakugura n'indege. Ntugire ikibazo rwose. Ntuzangire ikibazo. Gusa wowe upfa kuba uri tayari ko wankemurira ikibazo mfite. Nta kibazo. Noneho rero icyo nari ngutumiyeho ni ukugira ngo urebe ukuntu nawe urabyumva nk'umuntu mukuru. Sibyo? Sawa, noneho haguruka hariya mu cyumba nanjye reka maze njye muri dushe buriya ndaje ndakongorera. Ndaje babitunganya neza ndaje. Ese bitse ko mbona wambaye wihuta cyane ugiye. Papa nariye gusura wa mukobwa. Dusanya kagahunda nariye kureba wa mukobwa. Wa mukobwa? Wa undi w'inzobe w'umurundi? Yego. Papa kuseka bite? Nzicara hariya kwanza nkubwire. Nzicara hariya nkubwire. Cyakoze. Ese papa ni iki? Kumbona neye guseka. Burya rero umwana utabwirwa birangira ari inyoni itaribwa. Papa kuri kunera ubwoba imigani ni iki? Ndajya nkubwire. So umukobwa w'umurundi w'inzobe uvuga ikirundi? Yego. Namubonye muhagararanye. Papa uriya mukobwa ndamukunda sinzi ko wabyumva. No kumutekereza gusa numva umutima uvuye mu gitereko. Amahirwe yawe rero nuko njye watanze. Niyaje kuri kampani ntamenya ngo aje kuhakora iki se?
mbona ari kumwe n'abandi basaza oya wenda asanga ari nka papa ukora kuri ateretana n'abagabo tungana papa nawe uri umuti wawe noneho cyokoze uriya mukobwa papa uzi uriya mukobwa ko nasenga njye mubaze ndamuzi ibaze ko njye niyo musabye byibura byaye nibyo byo kuvuga ngo tunabigerageze gatoya arambwa ni aracyari isugi ngo biriya binazabikora uko byibura uriya mukobwa ni umusinzi ni umusambanyi ni indaya mabeshu ndakubwiye ngo bugiye bamutana yasinze agenda agwirirana papa nutume mwubabuka ahubwo byo kumwa ngo uriya nushaka kuzagira umukazana wanjye ngo ni mabeshu uriya nushaka kugira umukazana mabeshu ahubwo papa uziko mabeshu ari indaya zijya ku mahara zikajya ndajya nkubwire ko uriya aratega ese wasanga nzabikwereke nsubiza urashaka nzabikwereke se papa nakoze ibyo uragituma ugiye kucanga muri uyu mugoroba ibyo nkubwira ntabwo urabyemera nzabikwereke uzabyemera mbikweretse uzabinyereka nge nzabikwereke nubinyereka nkayibona nzabikwereka amahirwe ntabwo anzi haranambona ako nzabikwereka nzakwereka uwo ari we nkwereke ko ateretana n'urungano tungana kandi ari n'indaya yigurisha ntuzagire umukazana wanjye ariko ubu ntabwo wabyumva uretse ndashaka kuzabikwereka ubirebe noneho papa basi kanje kumurira wenda none abinyereka uzabinyereka ariko sawa genda nguhaye iminsi itageze kuri 3 papa nta kibazo ngo ndategeka niba myinshi zaba icyumweru nzabikwereka uzabibona ko nta mugeni ufite abana bo ndababwira buri munsi ntibumva